and you dancing. The call, you can do better. Sokia nikushike, mami njoo karibu nami. Ngwino ngufumbate, maze tuwukate. Nyemerera none, mbikwereke byose. Sinkubagana. Yes, bahaye ikaze cyane mwese bakunzi ba Donne Media TV. Uyu munsi turagaragara mu shusho. Yes, alright. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. Uragaragara mu yindi shusho nibyo koko. Uyu munsi tugiye kubana muri session nshya ay'ikiganiro live here on Donne Media TV. Uribaza ngo turaza kuyita gute? Ndabizi ufite amatsiko menshi cyane. Ya muri mood 1, 2 kurikira intambwe uri show kuri dancing mbe wabagaheleye nari narabuze uwo tugiye rero kubana muri session y'ikiganiro yitwa Bariho Show. Mvugira ngo Bariho Show ari just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. From very light now wakubaza ngo bariho ni ikiganiro giteye gice cyangwa se n'ibintu bigiye gute. First of all ariko ndagira ngo nkubwire ngo Bariho Show ni ikiganiro kigaruka ku basitari ndetse n'ibyamamare bitandukanye ariko unfortunately batakiri kumwe natwe mu buzima bwa hano mu isi. Get it? It's just a dance. Whoa, I wanna see you dancing. Uyu munsi rero tukaba tugiye gutangirana n'umuhanzi wacu. Ndagira ngo ugendeye ku ndirimbo iri muri background bamaze kumva icyo Bariho Show y'uyu munsi igamije cyangwa se icyo igiye kugaruka. Nagira ngo nkubwire ngo turagaruka ku mateka utaruzi ari hanze y'umuziki ndetse n'imibereho y'umuhanzi nyakwigendera YB. Yitwa YB ariko ushatse wahindura iryo zina ukamwita avuze ngo Ivan cyangwa se Ivan Bravan. Feel welcome in today's session guys. Urabarusha bose dufite ibanga twisangije n'amateka yanjye nawe bububu hari ubwo bitari gushoboka cyangwa se inzira zigatandukana. Bravan burabyo butatse u Rwanda. Ndagira ngo mubwire ngo kugera kuri iyi saha turi kuvugana aracyariho ntawe yagiye. Ibi bitubinyuranamo nawe turakomeje ngo ntangire mvuga ngo our very own YB rest in peace brother. Komeza uruhukire mu mahoro y'Imana kandi we still love you and will do it forever. Turebere hamwe rero amateka n'ubuzima bwaranze iki cyamamare Ivan Bravan. Ubundi YB ni muntu ki? Ups and downs so zihoraho iyo turi mu rukundo is normal kundira ko tuzicamo. Yamenyekanye nka YB cyangwa se Ivan Bravan ariko ubusanzwe amazina ababyeyi bamwise ni Burabyo Iva Dushime. Nakubeshye sinaba udahari kuruko bukeye umbera mushya bikantera gukomeza ubuzima byiza twabibayemo. Itariki 27 Mata umwaka w'1994 n'ubu turakomeje. avukira mu muryango w'abana batandatu ariko aza kuza ari bucura cyangwa se umuhererezi.
ndabizi ko ushobora kubura aho ngaho wibaza ibibazo byinshi urugendo rw'umuziki rwa Bravan, ariko ndagira ngo mubwire ngo YB cyangwa se Bravan yatangiye cyangwa se yavukanye impano y'umuziki kubera ko ku myaka 4 yonyine mukuru we yamuguriye agapiyano. It's a feeling. Love is a feeling very deep. Oh yeah. Every day we sing, talk, dance in the name of the agapiyano kamufashije byinshi birimo no gusobanukirwa umuziki ndetse n'icyo bita impuzarwiro z'amanota y'umuziki. By'abanyamuziki bakunze kwita call. Garagaza ko nkunda, execute what you say. Aho yari muri korali y'abana rero murabizi ko ibyamamare byinshi especially iyo ukurikiranye originality y'umuziki wabo usanga cyane cyane baba barabaye mu makorali. YB nawe rero yabaye muri korali, birumvikana aka gapiyano rero kamufashije byinshi cyane birimo no gusobanukirwa amanota y'umuziki mu bandi bana ubwo babaga barimo baririmba. Ikintu gitangaje cyane wamenya kuri uyu musore ntabwo yari yarigeze yumva ko azigera aba umunyamuziki. We yumvaga yuko azibera umukinnyi w'umupira w'amaguru. No. Oh yeah. I love you isn't I love you. No. To love me you got to show me. Yeah. Do show. Yeah. Ooh. Garagaza ko nkunda. Umunyamuziki rero YB nyakwigendera impano yakomeje gukura cyane, aho ku myaka ye 14 yonyine yatsinze amarushanwa yari yateguwe na kampani y'itumanaho mu Rwanda hano yitwaga Rwandatel. If you got love, rero ayo marushanwa yari yateguwe n'ishyirahamwe ry'itumanaho ryitwaga Rwandatel hano mu Rwanda. Uyu munyamuziki yaje kuyitabira ari nako yegukanye igihembo nyamukuru cyari giteganyijwe muri ayo marushanwa. Nubwo bize iby'urukundo ngukunda, igihembo nyamukuru kikaba cyari akayabo k'amafaranga angana na miliyoni 1,500,000 y'amanyarwanda. mu magana yose yabeza bose ntawakoze imbere, nyampinga urabahiga ubona kuvaho nkajya heya. You're so beautiful, oh, I wanna grow old with you, so beautiful. Akantu k'agashya na kugira ngo wamenya kuri ayo marushanwa yitabira y'imyaka 14 nuko ari we muhungu wenyine waje gutsinda muri ayo marushanwa cyangwa se waje kuyegukana. Oya mama, nukuri sinabikora. Oya, nanabigerageje sinabishobora. Oh baby. Ibi rero byaje gutuma YB abona music muri mu yindi shusho cyangwa se ku yindi level. Ahangaha aza gutumira inshuti n'abavandimwe abamenyesha ko yiyeguriye music kuva muri uwo mwaka. Now urabibona ko you're all I need, so don't you walk away, kubera ko you mean the world to me. Ahangaha atangariza inshuti n'abavandimwe ko agiye kwikorera music nk'ubuzima bwe. Yari afite imyaka 20 yonyine y'amavuko. Nihame so ntugire ubwoba mami. Nuko mu mwaka wa 2016 YB impano ye koko irakakara hava binyuze mu ndirimbo nziza cyane yakoranye n'umuhanzi Uncle Austin, indirimbo bari bise urwo nkunda. Baby, singukira y'ukuri uwo nkunda.
ati sinkubwira yuko uri uwo nkunda kuko byo urabizi nshaka kuvuga n'ingano y'urwo ngukunda wowe kabavuga nkuko nari mbikubwiye rero uyu umusore our very own and lovely one Wayne ingingo yibandagaho cyane mu muziki we yari ingingo y'urukundo as you can hear from this very beautiful song yafatanyije na icyamamare mu muziki nyarwanda Austin ndagukunda icyo nakubwira yifuzaga kuzamuka akagera kure mu muziki ndetse no mu bikorwa byamurangaga buri munsi ariko yigeze kwivugira mu magambo yagira ati mba nifuza kuzamuka nkagera kure mu bikorwa gusa nkagenda nca bugufi mu myitwarire ari nacyo kintu cyakagombye kuranga abasitari muri rusange n'abandi bantu duharanira kugera aho tugera ibikorwa byacu bikazamuka ariko imyitwarire yacu ikaba ariyo foundation cyangwa se fondasiyo ya buri kimwe. It's a beginning every day that makes me love you more and more. More and more. Urwo ngukunda babe nirukwira mu magambo. Urwo ngukunda show reba mu maso rurimo. I swear my love ndagukunda. Amashuri abanza rero nkuko bisanzwe yayigiye ahitwa La Petite Prince ayisumbuye ayigira muri Bidasaza ndetse na La Colombière birumvikana ni hano mu mujyi wa Kigali. I think she was sent by Papa God, and when I tell her she doesn't believe me, it's not a lie. Ahitwa Igikondo niho yize amashuri ye. Our love went supernatural, it went far and defied the mind. Naho university yo yayigiye muri kaminuza y'u Rwanda ya CBE Gikondo campus. Kwibaza ngo Ivan Bravan yari yarize ibijyanye n'iki ariko icyo nakubwira nuko yari yarize ubucuruzi yiga itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga. She loves me and she knows that I do too. Ariko bidatinze Wayne nkuko nabivuze haraguru yaje gukorana indirimbo na Uncle Austin yitwa Urwo Ngukunda ari nayo yatumye benshi bamumenya cyane cyane mu myaka y'umuziki acyaduka. She gave me her heart unconditionally. She knows what I hate to lie. n'umunani Wayne yamuritse alubumu ye ya mbere. I think she was sent by Papa God, and when I tell her amenya nuko iyo album yari agatangaza cyane kuko ihema rya Camp Kigali ryari ryuzuye abantu yaba abanyarwanda ndetse n'inshuti za Wayne zari zavuye ku isi hose mu bihugu bitandukanye muri rusange. Bari bageze ku bihumbi bitatu. Nuko kandi igitaramo cyo kumurika iyi alubumu cyari igitaramo cyanditse amateka kuko cyitabiriwe n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Wayne ikindi wamumenyaho nuko yitabiriye igihembo mpuzamahanga cyangwa se amarushanwa mpuzamahanga ya Prix de Couverture.
reka mbikwibutse bacu hato utazabyibagirwa YB yaje kwegukana iri rushanwa rya Prix Découverte wakoze imbere nyampinga aba umunyarwanda wa kabiri mu mateka wegukanye iryo rushanwa. Ahangaha yari ifitiye imyaka 24 yonyine y'amavuko. Turamenya kandi nuko kwegukana rino rushanwa rya Prix Découverte byamwesheje amahirwe akomeye cyane yo kuzunguruka ibihugu bitandukanye muri Afurika, cyane cyane bikoresha ururimi rw'igifaransa, aho yatembereye mu bihugu birenga 12. Kino gihembo akaba yaragiherewe i Paris mu Bufaransa. Nyakwigendera YB yazungurutse isi yose atanga ibyishimo, ariko sometimes ubuzima bw'isi bujya buvuga buti oya, hari aho imbaraga za muntu zigarukira, nuko Imana nayo ikavuga iti ngwino ukomereze umurimo hano iwanjye mu ijuru. YB bidatinze yaje kurwara, akubitana n'uburwayi bwatumye yivuza igihe kitari gitoya mu bitaro byo mu Rwanda, abandi bakagira ngo ni igifu, nawe kandi mu byo yatangaje abakunzi be ko bwari uburwayi bw'igifu. Aya makuru y'uburwayi bwa Bravan bwamenyekanye tariki 18 Nyakanga 2022 nyuma y'indirimbo yitwa Big Time murimo kumva muri background. Kubw'amahirwe makeya nyuma y'icyumweru kinasezerewe mu bitaro yarakomerejwe, uburwayi bukomeza kumuzahaza. Ahangaha uburwayi bumaze kumuzahaza, YB yakomeje gahunda yo kwivuza, aho yagiye kwivuriza mu gihugu cya Kenya. Inkuru yabaye incamugongo ku banyarwanda benshi cyane, bakamusengera, abandi bakabwira Imana bati Imana Nyagasani dukirize our very own and lovely one YB. Gusa muri Kenya byaje kuyoberana, uburwayi bwe buza gutuma ajya mu gihugu cy'Ubuhinde ngo arebe ko yahabonera ubuvuzi bwakiza uburwayi bwe. Gusa aho mu gihugu cy'Ubuhinde ntabwo nyakwigendera Bravan byaje kumugendekera neza iby'ubuzima bwe n'uburwayi, kuko inkuru y'incamugongo y'urupfu rwe yaje kumenyekana tariki 17 z'ukwezi kwa Munani umwaka wa 2022. YB yaje kuzira indwara ya kanseri ikomeye cyane y'urwagashya, icyo bita pancreatic disease. Pancreatic cancer cyangwa se kanseri y'urwagashya niyo yahitanye our very own and lovely one YB. Gusa intore ntabwo ipfa, ahubwo ivuna umugara. We never forget you, our brother. May you rest in eternal peace. Kuko
yitabye Imana. Imana ibimukunze kuturusha. And I wish I could write this way. Hano wahita wibaza ikibazo utese mu makuru yose dukambarinze ko ntigeze numvamo amakuru yerekeye urukundo cyangwa se umukunzi wa YB. Ariko reka nkubwire ngo YB yari afite umukunzi ndetse yakundaga cyane. Wakwibaza utese aya makuru yaturutse hehe? Icyo nakubwira ni uko amakuru ku bijyanye n'umukunzi wa YB, isoko yayo yabaye icyamamare mu muziki nyarwanda, n'ubundi twakwita nka mentor we muri urwo rugendo rw'umuziki. Nyuma y'uko YB yitabye Imana mu gahinda kenshi cyane, nyuma y'iminsi mikeya, Uncle Austin abicishije ku rubuga rwe rwa Instagram yatangaje cyangwa se yashyizeho itangazo ryatumye benshi basobanukirwa cyangwa se bamenya umukunzi wa YB. Umukunzi wa YB rero yitwaga cyangwa se yitwa still Chifa Mati. Umukunzi wa YB yitwa Chifa Mati. Ushaka kumenya byinshi kuri we wasura urubuga rwe rwa Instagram. Yari arwaye rero avuga our very own YB. Yifuza ko cyangwa se yifuzaga ko aramutse yorohewe agakira yagaruka mu Rwanda akaza agakora ubukwe nawe akagira umuryango ndetse agakorera Imana. Nuko muri urwo rugendo rero kuko yakaje mu Rwanda agakora ubukwe ndetse agakorera n'Imana, yifuzaga ko yazabyara cyangwa se yazagira umuryango w'abana 4. Yakoranye indirimbo zitandukanye n'abandi bahanzi zirimo iz'umuco ndetse no muri sekiteri zitandukanye cyane. Indirimbo yakoranye na Kevin, ariko indirimbo ikaba yarasohotse nyuma y'uko yitabye Imana. Ndagushimiye rero wowe twabanye muri ino session. No muri comment section utubwire ninde muhanzi wifuza ko twazakubwira amateka y'umuziki ndetse n'ubuzima bwe muri rusange muri comment section. Umurimo bodi tuhoje umuriro mu rukundo mu cyururibo nabuze umwiza gusumba imico. Amazina yanjye nitwa Bidasaza.Reba. Kuri trip any pop shot ko bisi